iyi minsi turimo iruhije abagenzi, ibintu byamaze kuba uruvangitiranye, abajura bamaze kwivanga n'abanyerondo, ntabwo ushobora gutandukanya umunyerondo n'umujura. Nubwo hagenda hafatwa ingamba nyinshi, bakavuga ngo ariko umuntu ugiye kujya ku irondo nafate inkoni ayikuye kwa mutekano. Iyo nkoni iraba ifite ibiyiranga, iraba iriho irangi ry'ubururu, habe hariho umuhondo n'icyatsi kibisi, kigaragaza ko abanyerondo n'abandi bantu batari abanyerondo bafite itandukaniro. Haleluya. Amen. Ndi gusobanura mu buryo bw'umubiri. Abanyerondo ese ni bande? Abajura ese ni bande? Ijambo ry'Imana, dusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Yohana ibice 4 umurongo wa 23. Yohana ibice 4 umurongo wa 23 uratubwira ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Nimwakirize ijambo ry'Imana. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka. Yesu natubwire neza. Amen. Abanyerondo nyabo bafite ibibaranga kugira ngo ushobore kubatandukana n'umuntu utari mu kazi. Ese ikimenyetso kiri hagati y'umuntu wakebwe n'utarakebwe ko ari umwuka wera? Uwo mwuka wera adukoresha igihe cyose. Ese ba bantu b'abanyamahanga twita ko ari abanyamahanga, hahandi Kristo ajya muri rwa rutoke, ajya muri wa murima agakuramo ba bantu akabazana mu murimo, iyo tugezeyo ntabwo dusa nabo. Igihe kiraje ndetse kirasohoye kugira ngo buri muntu wese agire itandukaniro rimugaragaza yuko koko ari umugenzi ujya mu rurembo rwera Yerusalemu. Haleluya. Amen. Igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo intama zigiye kwitandukanya n'ihene. Igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo umukwe agiye kwitandukanya n'imperekeza. Igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abayoborwa n'umwuka aribo bagiye gushobora kwihanganira guca muri ya mibabaro, muri bya bigeragezo bikomeye. Igihe kiraje ubwo abagenzi benshi bitwa yuko bacunguwe n'amaraso ya Kristo aribo bagiye kwambuka cya gikombe. Yesu natubwire neza. Igihe turimo ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo narabatijwe gusa mu mazi menshi. Amazi ni ikimenyetso, ariko amazi ntabwo ashobora gukuraho ibyaha. Igikuraho ibyaha ni ukwemera yuko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Haleluya. Njya nkunda kubwira abantu ngo hari abantu bizera abandi, ariko bo kwizera abana b'abana ahubwo bizere Kristo, kuko Kristo ariwe wagiye ku musaraba akamena amaraso n'amazi kugira ngo acungure jyewe nawe urupfu twari dukwiriye gupfa. Yesu natugire neza. Igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abayoborwa n'umwuka aribo bana b'Imana. Hari abantu benshi usanga dukizwa aho batuzi,
ariko batatuzi ntidukizwe. Dukwiriye rero kugira itandukaniro hagati y'abanyamahanga badakijijwe. Abantu bakatubona bakavuga ngo ariko ko bariya bantu hari icyo Kristo yabashyizeho. Yesu natugirereza. Amen. Dukwiriye kumera nk'urubuto ruzima ruri gukurira mu mahwa. Amina. Amahwa ashaka kuzitirira rwa rubuto kugira ngo rutazamuka, ariko kubera yuko hari ibiri ku rubyiga, hari indi fumbire, hari andi makuru rwumva, hanyuma rugasambura. Yesu natugire neza. Icyo bishatse kuvuga ni uko ushobora kuba uri umwe mu bantu benshi badakijijwe, bazavuga amagambo menshi, ariko kubera ko Kristo hari umwuka wera yamaze kugushyiramo, uzatora wabwire ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza. Haleluya. Ngo kandi niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ngo kandi ngo ku Mana ngo ryahindutse irikomeza imfuruka. Haleluya. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushobora kujya kuri se atariho umujyanye. Haleluya. Nubwo hari ibibazo bituremerera, akaba intambara zikomeye, ariko nitwihangane. Haleluya. Dufite umufasha ariwe mwuka wera. Igituma twasigiwe umufasha w'umwuka wera ni ukugira ngo ibyo twebwe tutakishoboza nk'abana b'abantu, nkatwe abanyantege nkeya, hanyuma umwuka wera dushoboze. Haleluya. Mwuka wera duteramo icyizere, akaduteramo imbaraga, akatubwira ngo ariko n'ibyo tudafite none ejo birahari. Haleluya. Kandi icyo turusha abandi ni uko twebwe dufite ibyiringiro bya none n'iby'ejo hazaza. Haleluya. Kandi ikindi tubonamwo ni uko tujya twumva ryajwe ngo mwana wanjye, ngo humura, ngo ndabizi na biriya byose. Haleluya. Nubwo abantu benshi muri ino minsi bizera umwanya mutoya, bigaragaza nka za muto zaguye ahantu hari ubutaka bukeya, hanyuma zikazamuka, ngo ariko ngo izuba ryava zikuma. Bene data bavandimwe, dukwiriye gushikama, tukaguma mu kwizera, tukaguma n'ibyiringiro bya bindi twahagurukanye, kandi tugahora dukura nk'uko umwana akura. Haleluya. Haleluya. Umubyeyi afite umwana atangira atazi kwicara, akageraho akicara, akageraho akarya, agahaguruka akagenda, akamutuma kuvoma, akajya kwiga, byose akabikora. Natwe rero dukwiriye gukura mu buryo bwa mwuka wera, nitube abana b'ingwingiri bahora baramizwa amata, ahubwo tukagera ku byo kurya bikomeye. Haleluya. Amen. Ushobora kuvuga ngo ibyo kurya bikomeye ngo ni imyumbati, hoya di. Buriya hari aho tujya tugera, Imana ikadushesenga, ikaduhereza ibisubizo byacu bikaza buri kanya, ndetse tukumva ko tuguwe neza, ariko ejo bizamera. Si uko bimeze. Iby'Imana bijya abarambije, abarambiwe bagiye. Iby'Imana biranagana, ariko ntabwo ari ugupfa kugeraho ngo bikure bize. Oya, bisaba kwihangana, ugaca mu ishuri, ugaca ku ipanu ishyushye, ugaca muri bya bibazo, muri za ntambara, ugaca mu bikomeye, ugaca mu burwayi, ugaca mu kwangwa n'imiryango. Ibyo wiringiraga, ibyo wabonaga wakura amaramuko bigacishwaho, kugira ngo ubashe gushyikira bya bindi Kristo aguteganyirije imbere. Haleluya. Amen. Dukwiriye kuba maso, tuyoborwe na mwuka wera, kuko ayoborwa na mwuka wera nibo bana b'Imana. Ngo kandi ngo igihe kiraje, igihe kiraje, igihe kiraje, igihe kiraje, ndetse kirasohoye, kandi kizasohorera kuri twebwe abahawe kumenya iby'ubwiru bw'Imana. Mureke dukore butaribwira. Niko Kristo yavuze, aravuga ngo njye nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, ngo kuko iyo umaze kwira ngo ni igihe umuntu atakibasha gukora. Yesu natugire neza. Dufite ibitugenza byinshi kandi biturwanya.
uyu murimo kandi kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe hari abagabo benshi barimo b'intwari bararwanyijwe. natwe rero kuturwanya ntabwo byabura, kuko tugomba kugera ikirenge mu cya databuja. Haleluya. Rero mureke dusabe imbaraga za Mwuka Wera izibe muri twe, ziture muri twebwe, kuko niziramuka zituye muri twebwe ntabwo tuzacogwa. Kandi dusabe Kristo kugira ngo adufate, adukomeze, kuko twebwe turamutse tumufashe twanyerera tukamurekura, ariko uwafashe Kristo mukundira ntabwo ajya murekura. Aravuga ngo aho kugira ngo nkureke, ahubwo ndemera ngo uhombanye ibyo wari wishikijeho bikureho, kugira noneho ugaruke wikwiriye amaboko uvuga ngo noneho data ndagarutse. Bene data bavandimwe, uru rugendo, iki kibuga turi gukiniramo, hari abakirwaniye, hari abagiharuye, bagikuranye ibishyitsi, bagikuranye amahwa. Rero agakiza twaherewe ubuntu, mureke tukabungabunga. Yesu natubereze. Twamamaza ubutumwa bwiza mu gihe gikwiriye cyose n'ikidakwiriye, babyemera batabyemera, twamamaze kugaruka kwa Kristo Yesu. Izina ry'Imana yacu nirahabwe icyubahiro. Ongera utekereze, ese Umwuka Wera umufasha wahawe uracyamwumvira? Muri ibyo byararimba ngo jya wumvira umwuka, ngo nta soni uzagira nubona Yesu. Umuntu uyoborwa na Mwuka Wera ntabwo atinya intambara. Umuntu uyoborwa na Mwuka Wera ntabwo atinya ibigeragezo. Umuntu uyoborwa na Mwuka Wera ntatinya kwambara ubusa. Umuntu uyoborwa na Mwuka Wera iyo aguye mu cyaha cyangwa mu gicumuro, umutima uhita umubwira ngo wacumuye, ukumva ufite ubwoba muri wowe. Ariko mu gihe uzaba wakoze icyaha cyangwa wacumuye, ukumva nta mutima ugucira urubanza, uzamenye ko nta Mwuka Wera mukigendana nawe. Ujye umenya neza yuko yamaze kwimuka, ariko turasaba Imana kugira ngo ugere itugarurire nk'ibya mbere. Yesu natugereze. Impamvu njya nkunda kuvuga ngo ibihe nk'ibya mbere by'abarokore ni uko mbona hari ibitereko by'amatabaza byamaze koroshwa, byamaze gutwikirwa, kuko abarokore ba kera barahuraga, basuhuzanya, umuriro ugatangira ukaka. Abarokore ba kera bari mu Mwuka Wera bakavuga ngo ariko ndabona mu iteraniro ry'uno munsi hazaza nk'abantu bameze batyo, ikizaba kibazo ni iki ngiki. Ibyo bihe rero dukwiriye kuya tubongere tubwire Kristo ngo Mana dusubize ku rufatiro ruzima rukwiriye. Haleluya. Ntabwo twari dukwiriye kwakira abashyitsi mu ngo zacu baje ari abarozi. Ntabwo bakwanye mu nzu iwacu twakabaterera intebe hasi, cyangwa bakaza bagasanga ntiduhari, kubera yuko twamaze kubishyurirwa. Ntabwo twagatashye ubukwe cyangwa tujya ahantu baduhereza ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa baterekereje, kandi Umwuka Wera ari muri twebwe. Haleluya. Dukwiye no kurushaho gusaba Mwuka Wera kugira ngo yongere agendane natwe. Haleluya. Twaba turi mu murima agendane natwe, twaba turi mu kazi gatandukanye agendane natwe, twaba turi mu gucuruza agendane natwe, twaba turi mu kwiga agendane natwe, twaba turi mu kwigisha agendane natwe. Mwuka Wera ayobora ubugingo bwacu. Icyama jyewe nawe Umwuka Wera akongera akatwiharira, agatura muri twebwe. Nta soni twazagira tubonye Yesu, ahubwo twazumva ya manda ivuze tukazamuranwa nawe. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Amen. Niyibutsaga nawe mbibutse babwira ngo igihe ko kishe, kandi ari igihe kigoshye, igihe cyuhije abagenzi. Kandi icyo gihe hari abantu batari kucyumva, hari n'abatari kukibona. Icyo gihe cyarahanuwe n'abahanuzi benshi, ngo ubwo abantu benshi bazaba batumva inyigisho nzima, ubwo abantu benshi bazaba biziba amatwi, ubwo abantu benshi amatwi azaba aryana,
batumva ijambo ry'Imana, ahubwo bumva ibihuye n'aryabo. Ubu hari abantu benshi muri ino minsi batacyemera ubuhanuzi. Hari abantu benshi bamaze gufata ijwi ry'Imana, ubuhanuzi ndimi bajya kubyiga mu ishuri, kubera yuko nicyo gihe dusohoye. Ariko Pawulo yarabivuze, ariko ngo wihangana akageza imperuka niwe uzakizwa, niwe uzambuka rwa ruzi hanyuma agere hakurya mu gihugu cy'i Kanani. Yesu natugire neza. Ariko kugera i Kanani birasaba gutwara. Bene data bavandimwe, dutwarane, haba mu mvura, haba ku zuba, haba mu ntambara, haba nijoro, igihe cyose dutwarane kugira ngo tutazabura ikamba ryacu ubwo Kristo azaba aje gucyura itorero. Data wa twese, uri umutabazi wacu, uri Imana yacu bwite, niwe waduhamagaye kandi uradutoranya mu magana y'abanyabyaha utuzana mu rugo. Rero Kristo nk'uko wahamagaye Aburahamu ngo nave muri Uri y'Abakaludaya mu nzu yo kwa Setera, mu nzu y'ibigirwamana, natwe niko wadutoranije, aho niho wadukuye. Iyo tubyibutse Mwami, tukuramburira amaboko, kuko Mwami hari ibyo wadutuye. Twari turushye, turemerewe, ibyaha byinshi byari bidutwaje igitugu. Yewe Yesu Kristo, ariko uratwemera, uratwishimira, utugarura mu rugo. Mwami ntuhabwe icyubahiro. Ababyeyi bari imbere yawe, abagabo turahari, abakobwa, abana batoshya, twese niwe twaje ku isoko kugira ngo Mwami utuvomerere mu bivomesho byacu kandi utwuzurize, kuko n'igihe amapfa ateye, n'igihe hajeho icyokere, hajeho ubushyuhe bwinshi, kandi umubiri ukaba ukeneye ibyo kurya n'ibyo kunywa. Duhaze rero Mwami, kubera yuko imbere ni igihe inzara izatwara abantu, kandi niko ijambo ryawe ribivuga neza, ngo ijambo ryawe mu minsi y'imperuka ngo rizaba ingume. Kuko abantu benshi bagenda bavuga ibihuye n'irari ryawe, ariko Uwiteka we, twambika imbaraga za none n'izo mu gihe kiri imbere, twambika imbaraga za none n'izo mu gihe kiri imbere, kandi utwambika imyenda y'imbeho, kuko Mwami ni igihe cy'ubukonje. Dufubike Kristo, kandi amahema yawe yongera dutwikire, kuko imvura ibaye nyinshi, imitaka ikaba mitoya, ariko uzane amahema wongere utwikire itorero ryawe. Dutwikire Kristo, dutwikire. Nudutwikira, nta byondo bizadusimbukira no ku birenge. Nudutwikira, nta bijojoba bizatugwaho ngo bidutose, kubera yuko niwe uzaba utuzengurutse. Haleluya. Yesu ni wamamare, wamamare mu itorero ryawe, ni wamamare mu bakuzi bose, ni wamamare kandi uhembure imitima y'ubwoko bwawe. Yesu we, niwe duhanze amaso, niwe duhanze amaso, ni wowe twahaye ubugingo bwacu n'imibiri yacu. Bigenzure kandi ubikoreshe uhereye none data ugeze iteka ryose. Hagarika abazimu n'abadayimoni, abadutwaza ibitugu bose turabirukanye. Mbaraga za karande, ibitavuga Imana byose, mbaraga z'ibitega, mbaraga z'amahembe, ibyo badutongera, ibyo baduhuhera, ibyo badutega, turabyirukanye, turabinanije mu butware bwa Kristo Yesu. Uwiteka we, Imana n'Umwana n'Umwuka wera bakomeze kuganza mu mitima yacu, tubisabye Imana mu izina rya Yesu.